Ndagusuhuje wowe ukunda gukurikirana ibiganiro bitambuka hano kuri M-Shine Present. Urasozwa na MNA. Kanya nkaka ngiye kukubwira ibicuro ku bicuro by'umubiri, icyo abanyarwanda babivugaho ndetse n'icyo abahanga mu bijyanye n'ubumenyamuntu babivugaho. Ntucikwe, niba utarakora subscribe uyikore, usangize n'abandi ndetse utwandikire no muri comment uko wumvishe iki kiganiro. Uzajya kumva umuntu wumve arakubwiye ati ndumva ibikoba binkutse. Ese ibikoba ni iki? Ushobora kubyibaza. Cyangwa se uzumva undi wabonye ikintu cyabaye cyane cyane kibi, wumva arakubwiye ati byari byandurumye. Sobanukirwa neza ayo magambo. Ubundi mu Kinyarwanda igicuro ni nk'icyo bita induruma, nk'uko twamaze kubivuga haruguru. Umuntu akavuga ati byari byandurumye, mbese bishatse gusobanura ati ninabyiyumvishemo. Igicuro kandi gifatwa nk'icyo mu Gifaransa bita sixième sens. Ni ukuvuga ko umuntu abona ikintu cyangwa se akacyumva bigahurirana neza n'ibyo yahoze yiyumvamo. Undi mu nduruma ntabwo twavuga ibicuro gusa, ahubwo hari n'ubwo bigaragarira mu mubiri w'umuntu, akaba yavuga ati maranye iminsi umugongo ndya, ngomba kuba nzumva inkuru mbi vuba. Kuko mu minsi mike ukumva we wapfuye cyangwa se wagize ikindi kibazo. Hari kandi n'induruma zigaragarira mu bintu bitandukanye, nk'igihe umuntu yaba atetse akabona inkono irabira nabi. Hari abanyarwanda bakuze bazi kumenya niba inkono ibize neza cyangwa nabi, kandi bakaba bazi ko bisobanuye ikintu kibi, cyane cyane gupfusha. Niyo umuntu yabaga acanye umuriro ugahutera, hari abahita bamenya ko bazagira abashyitsi, kandi iyo nduruma ikaba yanabafasha kumenya abo bashyitsi abo ari bo n'aho bazaturuka. Gusa ngo akenshi induruma ijyana n'ikintu kibi, kuko abanyarwanda bayifata nk'imbuzi basaba kwitegura ikintu kibi runaka kigiye kubaho. Dore bimwe mu bicuro bifata umuntu ndetse n'aho bifata n'icyo bisobanuye. Bavuga ko igicuro cyafashe ku jisho ry'iburyo munsi, ubwo biba bivuze ko uwo muntu azarira muri iyo minsi. Igicuro gifashe ku ijisho iryo ari ryo ryose ariko hejuru, umuntu aba azabona ikintu cyiza cyangwa se umuntu akunda adaheruka. Igicuro cyafashe mu mbavu cyangwa mu mugongo, icyo gihe umuntu aba azahobera umuntu adaheruka. Igicuro cyafashe mu kiganza kenshi ngo gisobanura gusuhuzanya, ariko igifashe mu kiganza cy'ibumoso uba uzatakaza, mu gihe gifashe ikiganza cy'iburyo umuntu aba azakira ikintu cyiza. Igicuro gifashe ku munwa wo hejuru, icyo gihe umuntu aba azarya ikintu akunda ataherukaga. Iyo igicuro gifashe ku kuboko, bijyana n'ibyo abanyarwanda bita gutsitara neza cyangwa nabi. Ibyo ngo biterwa n'ukuguru umuntu agendera. Iyo umuntu asitaye ukuguru agendera, biba bivuze ko ntashya n'ihirwe abona mu rugendo agiyemo. Iyo asitaye uko atagendera aba asitaye neza. Ibyo rero bijyana n'ibicuro bifata ku maboko, kuko ajyana n'amaguru. Urumva nyine niba ugize nk'igicuro ku kuboko kw'ibumoso, kandi ugendera ukuguru k'ibumoso, birumvikana ko icyo gihe ntashya uba ufite cyangwa se uba ufite umwaku. Hanyuma iyo ugifite ku kuboko kw'ibumoso ariko ugendera ukuguru kw'iburyo, icyo gihe rwose uba ufite umugisha, nta kibazo namba ugize gute uba ufite. Nanone kandi igiciro cyo ku munwa
gisobanura gusomana cyangwa se gukubita umunwa hasi. Icyo ku rurimi kigasobanura kurya ikintu kiryoshye. Igicuro cyo mu kiganza gisobanura kwakira ikintu cyiza. Cyo mu kirenge kigasobanura kugira urugendo. No mu mbavu bigasobanura guhoberana nk'uko twari twabivuze haruguru. Hanyuma ibyo ni bimwe mu byo wamenya ku bicuro n'aho bifata ndetse n'icyo bisobanuye. Twandikire muri comment utubwire ese uremeranya nabyo cyangwa si byo, tubwire uko ubyumva. Hanyuma rero ntugire ngo turarangije, ahubwo reka tubabwire icyo abahanga cyangwa se ababiologist bavuga ku bicuro. Ubwo twari tumaze kubikomozaho, abahanga mu bumenyi nyamuntu ntibabyemera nk'uko twabivuze haruguru. Dr Ngabo Fabrice yagize ati ubusanzwe umubiri w'umuntu habamo imikaya icamo amaraso, hakagira ubwo ibaye nk'ibyimba mu kanya gato bitewe n'uko amaraso aciyemo ari menshi kuruta uko bisanzwe, bityo ubibayeho akabyumva. Urumva rero ko abahanga mu bumenyi nyamuntu bavuga ko nta bicuro bibaho, ahubwo kuriya wumva igicuro ni amaraso aba abaye menshi mu mutsi, akaba menshi kuruta uko yari asanzwe, bityo ugahita wumva nyine umubiri ubaye nk'utimbagoza, aribyo twebwe nk'abanyarwanda twita igicuro. Rero akavuga ko ibyo bindi ari ibyo abantu bibishiramo cyangwa se bimagina. Ese wowe uremeranya n'abanyarwanda cyangwa uremeranya n'abasiyantifike? Gusa buri wese afite uko abyumva n'uko abyakira. Hanyuma wibuke gukora subscribe niba utarayikora, wandike no muri comment uko ubyumvise. Kora subscribe kuri Emission Present, ubundi dukomeze tubane.